wanyibukije umudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata umutima ugasabana turi kumwe ubudatandukana Iyobokamana wabo mashobora bagana amakuru bose ni burabira. Ikindi kimenyetso gikomeye abakoze cyerekana ko iteka bazajya bahora bakira abana n'Imana Seigneur Musale uriya mugabo uri gutegura keke n'abagasondo na fiyenera ubahe amaplato bakomeze bazimanire n'abandi bose bahe no kuri ba babyeyi yaba bakunda nabo kubona kuri keke nkomeje kugenda nakira ubutumwa bugufi mubaze mu mire wow ya mufungure n'intore ntiganye niba rusaba ijambo rusaba ijambo banzumire karambikaho rwose maze ndore Diane na Alexis azagira ubukwe bwiza buzaba muri 2020 ngahe muri 2000 kangahe 19 aha wowe aravuze ati ngewe iyi keke bampaye nibwo bwa mbere ngiriye Imana izabibibukira wowe bazagira urugo rwiza wawe amashyi menshi cyane baretse we wavuze wikomeza kuntuburira rigire hano wowe nta jambo na rimwe wavuga n'iyo keke kuri muryo kuko ugiye gufungura keke uyisoze nta n'ijambo na rimwe uvuze uri umukobwa w'inkumi nkawe ati tenshi igero rirahagije wowe gahunda yawe ibintu bijyanye n'ubukonde ntubishaka bagira ubukwe bwiza ikindi babane mu mahoro bazagereho na kowe undi umwe wenyine dusoze wowe urugo ruhire murakora ibiganza abana murakora ibiganza hariya sibyo ngiye kubara gatatu muvuga ijambo mushaka rimwe gusa 1 2 3 aho musubire mu byicaro byanyu amashyi menshi cyane kuri aba bana amashyi menshi cyane turabanza dutanga impano noneho bayibike dufate ifoto niba hari ubutumwa bwateguwe utangwe
ijye. Aha, reka dutange impano noneho papa ahagarariye aha yego. Cameraman tubafate ifoto. Noneho nyuma niba hari ijambo bateguye iherekeza impano tubaho umwanya bari muri nta kibazo. Aha, hari ubutumwa bwateguye ababyeyi. Murakoze biteraniye hano bitewe n'urukundo abana batojwe, natwe tuba barateye akarengero kacu turabashimiye. Hano mu kanya gato harimo utwana dutoya tubifurije ibihe byiza kuzagereza mu masaziro yabo. Natwe ubwacu tubari bugufi nibyo tubifurije. Murakoze. Barakoze cyane Imana umugisha. Nyuma ya famille Gilbert turakira groupe ya Eugene. Groupe ya Eugene ruhande rwa Alex nayo iratanga impano. Bamwe iburyo abandi ibumoso dukore demi-cercle dufata ifoto tukabanza gufata ifoto. Mikoro itazaza mu ifoto bakagira ngo nayo mwayitanzemo impano. Twebwe duhagaze hano nk'abantu bakorana n'uyu muryango twimitse uyu munsi. Ni ibyishimo bikomeye kuri twebwe kubera ko dukorana neza, tukungurana ibitekerezo bikagenda neza. Ndabashimira cyane aba bavandimwe bacu kubera ko babana n'abantu n'urugo rwabo ruzaba iterambere muri byose. Imana ibahe umugisha. Umuryango wa Gilbert byinshi babivuze, gusa twari gushimira uyu muryango mushyashya ngira ngo mbabwire ko twishimiye ku bwabo kandi ibyiza biri imbere hamwe n'Imana. Murakoze, nta bindi byinshi. Barakoze cyane, murakoze. Dushimishijwe n'ubukwe bw'abavandimwe. Twebwe turareba mushiki we bita Eugenie muri groupe imwe. Dushimishijwe rero n'ubukwe bw'aba bavandimwe, twabwitabiriye, abashyigikiye mu byo dushoboye. Igisigaye Nyagasani Yesu abane nabo mu rugo rwabo, ubona bakomeze ateze intambwe, bakomeze bayikomeze bajye imbere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi cyane rwose, murakoze. Mubasanganire, mubahe impano. Bamwe bahagarariye iburyo, abandi bahagarariye ibumoso. Rero bahagarara hariya, mubanze mutanga impano. Fata iyo foto. Aha, murakoze cyane. DJ gato urujya mu bandi babyeyi. Murakoze. Ibyishimo by'uyu munsi abana bacu batugaragarije ibyo biyemeje n'ababyeyi babo, ababyeyi ba Diane. Tunejejwe kugira ngo tugaragaze ibyishimo bifite buriya mpano. Mwabonye ko ari impano y'ibihingwa, imyaka. Turasabwa kugira ngo bazarumbuke ariko ubutaka ari no kubana. Tukaba twifurije umunsi mwiza. Imana iburyo ibintu byiza byose, bazabyare n'abo bazashobora kugira.
abahuje gurupe bitegura baraza gukurikira atandukanye. Ujye, ibahe. Bajya mu natwe gushima Imana abanyina babo ba Diane, turashima Imana kuko uyu munsi ntabwo ari byinshi tuvuga no gushima gusa kuko ibirori byatunejeje byarenze umutima wanezerewe cyane. Rero iyi mpano tumuhaye ejo naruhuka zagerageze kwinjira mu gikoni ategurira umugabo imbuto z'uruvangavange amuhe yongera agarura ubuyanja. Rero Imana ibamugisha nta bindi twarenzaho, twishimye byatunejeje. Imana izamuha umugisha kandi azagira urugo rwiza, tumwifurije urugo rwiza. Nyirasenge wa Diane, abahuje gurupe baza kwakira abavukana na Diane, abavandimwe ba Diane. Murakoze uko duhagaze aha ngaha, nyirasenge wa Alex twaramuhetse kandi twamureze neza. Mpamvu duhagaze aha ngaha rero, tuzanye umukobwa mwiza twari dutegerereje Diane, kandi aje mu muryango. Sabye amashyi muri mwe mwese mumufashe. Rero Diane na Alex mubaye umwe, niyo mpamvu twe turahinga ntacyo tuzakora. Tubahaye imbuto ejo muri mu kwa 9, muzahinge kandi mweze kandi muzabyare mukize isi yose. Murakoze cyane rwose. Ati igihembwe cya mbere tubanze gutanga impano. Bana bacu turabakunda kandi turabifuriza ibyiza. Diane na Alex, we love you so much. Ijambo ry'Imana izakubera urumuri. Ati Bibiliya ntagatifu ko bwije nuko bukeye wisoma umwana wawe. Ati izatuma wubaka urugo rukomere kandi Imana izabaha umugisha na Alex. Reka bose bayifateho, bafate ifoto y'urwibutso ubundi bisubirire mu byigo. Bose Imana ibahe umugisha bashakazi. Oya rwose Diane rira ayo marira y'ibyishimo rwose. Uyu munsi wawe ufite uguhoza. Ujye umwuzukuru n'uzungu cyotsa twumve mubyeyi rwose. Imana kubampagaze aha ngaha imbere y'aba bana banjye basabye umugisha. Umwana nasanze ari umwana usanga musaza wanjye yarakwiye ariko mukamusanga. Abashimira Imana yo kuba mpagaze aha mureba, nagize ikirori nk'iki nkaba numva bishimishije cyane. Abamusabira kubyara nk'uko akabyara kobwa, urugo rwe Imana imugisha isesuye rwose cyane, guhorana amahoro y'Imana. Aha, iyo ndangururamajwi y'imbere Marene yayiyakira cyane. Abahuje gurupe
iyi ni groupe abahuje natwe groupe abahuje turashima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Iyo yadukoreye ibirori nk'ibi turanezerewe ku bukwe bw'abana bacu Diane n'umwana wacu. Turishimye cyane Diane, turanezerewe kuri uyu munsi. Uyu ni umwana twareze, turabaturanyi ba mama Diana, rero kandi turasengana na mama Diana. Rero uyu ni umusaruro w'amasengesho twasenze. Dushimye Imana yacu ko yaduhaye umukwe mwiza. Turanezerewe cyane Diana, tukwifurije urugo rwiza n'inshuti yawe. Turavuze ngo Imana izabahe umugisha, kandi ibyo muzakora byose muzerekezaho ibiganza, Uwiteka azabihire. Abavandimwe ba Diana bitegure baze guhita bakurikiraho. Nyuma haraza gukurikiraho abaturutse Rusizi nabo barashaka gutanga impano. DJ natwe duhagaze hano umunsi w'ibyishimo n'uyu w'abavandimwe bacu, dushima Imana cyane. Diana na Alex ni abantu tubana buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Ni abantu beza cyane, ntabwo yabivuga ngo yabivuga bugacya mubwira. Kabarira rero ndabizi ko ari umuryango munini, hari abasigaye muhira batabashije kugera hano, badutumye ngo tubifurize urugo rwiza, muzabyare umuhungu n'akobwa. Dusaba Imana ko imirimo yose muzerekezaho amaboko, n'ibyo muzatekereza gukora mu rugo rwanyu rushya, Imana izabayobore kandi izabaho urukundo rurambye mu rugo rwanyu. Murakoze cyane, ariko murase ku ntego. Abantu bari gutanga meseji ntimurondogore rwose. Aha aho batanga impano bateguye. Kavukire nawe aratanga nyuma y'abarumuna ba Diana n'abasaza ba Diana. Kavukire mwitegure urahita utanga impano. Mubanze gutanga impano rwose. Bafite impano, iyo mikoro nayo bazangira mu mwanya ikaze n'impano. Mikoro bazangira mu mwanya ikaze ko mwifite. Kire niba yashoje, Mukamana Sandrine ahita akurikira aba bavandimwe ba Diana. Abavandimwe basobanutse cyane, ubona rwose batikoraho. Ubutumwa murakoze. Natwe nk'abavandimwe ba Diane dufite ibyishimo mu mutima iyo umuvandimwe wawe ateye intambwe akajya kuba kumwe, kandi twizeye ko tuzaguma dukurikizwa ababyeyi bacu badutoje, natwe twarubatse zimeze neza. Ku bwacu turamwishimiye, twishimiye Bofre Alex, karibu mu muryango wacu. Turabifuriza kuzabyaraho n'umukobwa, Imana y'umugisha. Yes, uyu ni Peter afite ubundi buhanga ku bantu mutamukaga bwo gukuraho urukoma ku ntango atayisesaguye. Arasobanutse cyane Peter kabisa. Aha, barakoze cyane. Abana
Diane abereye nyirasenge nabo batambuka batanga Imana bateguye barasobanutse cyane babyara be bati MC utuvugire rwose message yacu kugira ngo bazagira urugo rwiza nta kindi twavuga barakundana Imana ibaha urugo rwiza abana Diane abereye nyirasenge abana nabo bamwe bati MC utuvugire rwose akashaka Imana akashe kuchuyi kuchuyi ako yeyo akashe aya ijambo rimwe ryonyine basi barifata ifoto y'urwibutso aha ashoje aha ninde ubahagarariye bigendere bari bamugisha bigendere barakoze bari bamugisha rwose abana bereye nyirasenge Nadine turaza kuvugana ntabwo atanga Imana twibuze kuvugana barakoze cyane batanga impano muhagarare kamera babone ayiteye umugongo murakoze cyane duhagaze hano turamusuka twishimiye ko Diane umugore wacu aza muri twe n'umuryango wa Diane uza muri twe ni gahunda tugira n'umuryango cyane cyane abuzukuru iyo umuntu yakoze ubukwe bamwe batanga inka abandi bagatanga imodoka ariko tunatanga tike yo gutembera iyo mvugo tuzanye irimo tike izo muzabyuke gutembera mu kirere bihinori baryamure uhirwa wamariza uhumyende bahamaraha hakuna zuruhanga abavandimwe n'abageni bashyitsi n'abasahangwa twese twiteguye ukwakira mu mamikazi abavandimwe n'abageni bashyitsi n'abasahangwa twese twiteguye ukwakira mu mamikazi ugukunda kandi umushimira umubwire umukunda mwifuriza amahoro umusabire every day cause you never know what tomorrow may bring try for them every day cause you never know what tomorrow may umusura gihari umubwire kumukunda asukumwe gitagatifu yishimire ubwo buzima bivuga ugifite ayo mahirwe
Shimija kumukunda kumukunda nifuriza amahoro jamba sabira every day cause I never know what tomorrow may bring. Now when we are there, Ubona no kubona ndakumva ngira ubwoba. Umuryango wa Gitima urabashimiye nubwo natangiye nshima n'abashimira tugiye nshimira amazimano ubwo twatangiranye kugeza uyu munsi amazimano arahari baratwiteguye mubwire ko ahantu hatwakiriye iki gisharagati hatwakiriyemo nicyo wakiramo abashyitsi bose bakugenderera kugira ngo utwereke aho bakira abana mbese igitaramo tukimurire urugo rw'abana bacu naho uri gusezera siseseye murakoze. Ibyo izengere rwose bivuze neza ko udasezeye narigize ngo ugahe igitaramo cyacu ariko ubwumvi ntabwo byabaho uravuze uti ahangaha naho mwakirira abashyitsi nk'aba ngaba b'icyubahiro nk'iki ngiki ko bigaragara ko ariho twubakiye Alexis. Ibyo uvuze koko nibyo tugiye kuva muri iki cyicaro twari turimo ariko ntabwo wagenje amagambo niyo mpamvu rero nguhaye ibinyobwa wazanye n'abana wazanye n'ababyeyi murakorewe Ingabire Muda ibanga ukoresheje kugira ngo ubashe gutsinda abakobwa bandi mwari muhanganye abakobwa barebare bambaye inkweto ngufi kandi bari bambaye inkweto ndende nihe banga ukoresheje kugira ngo ubarushe usimbuke wegukane iki gikombe? Diane nambaye ibirenge kugira ngo natazitambura kandi nanone nakinnye basikete zikurekipera. Wow, uzikurekipera noneho wafashe n'izindi ngamba uvana n'inkweto abifuza ko yabafasha nimero zabo ziri kuri aya mabafure ya DMC n'ibinagitero Moses Flash FM. Bye bye.
n'imihanda ireba inafunze Mana nziza, Mana yicyahirengeye kubera kandi turagushimye turaguhimbaje waturinze amashya n'amaza waturinze n'amatarame n'amatarame wageze hano Mana muri ubukwe bw'umugaragu wawe n'umuja wawe wakoze kandi warabahuje papa wo mu ijuru y'abatari kuvuga ntabwo bari kumenya niyo mpamvu tukweretse gahunda zose zigiye gukorwa nanone icyiciro papa wo mu ijuru urabizi neza kandi hari n'abari buze gutaha kure bagendane nawe uhesha icyubahiro aba bana bacu uzabubakira urugo rwiza nibo babahuje nta wundi wabahuje uretse wowe niba bakiranuka icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu amen. Uko twahoze mu muhango ubanjirije uyu nguyu wo kuduhekera umugeni, none tukaba twifuje ko umuco wa kinyarwanda usanzwe ugira ko tumutwikura ndetse tugura abana twabaha n'uburenganzira. Amagambo menshi tuvugira hano, amagambo menshi aravugirwa aho abantu benshi bari, kugira ngo kuko kuvugira aha ngaha byatuka kugira na hariya tukaba dusa n'abisubiramo kandi tukaba dusa n'abata umwanya kandi igihe ari gitoya. Aho nimwe twaje mu rugo rwanyu tuzaniye imyaka twagusabye umuhango wa mbere wo kuza kureba urugo rw'abana ntacyo twazitaho undi muhango wa kabiri uretse n'imihango ibiri. Umuhango wa mbere twaje mu burenganzira twaje kumutwikurura kugira ngo ashobore ejo cyangwa se ejo bundi azashobore kwakira abashyitsi babagenera, azashobore gukurikirana abashyitsi, azashobore kujya mu mirimo isanzwe y'urugo. Rero bamwe bakiriye amagambo agiye kurabura hanze. Undi wa gatatu utuzanye ni inkunga twabazanye kuko babaresha batangiye baratangiye kuri zeru, ariko uko twabazaniye kongera namwe kuri imiryango nabo bateganyije kugira ngo bashobore kwakira abashyitsi. Barahinga ngo basarure ariko mu gihe batarasarura nizo nkunga twabahaye twunganira izanyu. Wenda tuvuga amagambo maremare hamwe n'abandi aho twicaye, nasabaga nyirasenge ko yamutwikurira. Tuvuga ibyo maze ibyo hanze bisakuza ducecetse ibyo biraceceka. Halo? Nk'uko nari ndiho mbibabwira rero uwo muco tuzagusura twese niwumva
se mukundwa iyo ugiye sishyamba uzindutse ahataha igendere tuzagusura twese maze aho ugiye usanga nk'uko mwari mwabyifuje ko mu kanya tujya kubereka aho twubakiye umusore wacu Kabarira Alex, ngira ngo mwahabonye urugo rw'abana Kabarira na Mugeni mwarubonye. Ndagira ngo usabe abasore bo muri uru rugo kugira ngo babakire, ubwo igihe urakenera kugira ubutumwa waduha bwaba bwakomotse mu muryango wa Rwagitinywa nabwo umwanya uraba ari uwawe. uzatoranye n'ubumwe n'abavandimwe bawe nariwe igendere se mukundwa iyo ugiye sishyamba urabeho uzindutse ahataha igendere tuzagusura twese abana muzabyara bagire ngo ndabashimiye kimwe mbere na mbere ukuntu mwatwakiriye, ibyicaro byiza, amazimano, ubwoko bwose kuko mwaratwiteguye. Umugabo we ntabwo ajya mu nzu ngo yarame, ariko umugeni we bataramutwikurura aba ajya ahagaragara nk'umugabo akora imirimo yose isanzwe nk'uko yari asanzwe, akiyongera ndetse n'iy'ubwoko aba yabonye aba yubatse. Uburenganzira rero Diane kugira ngo ashobore kwakira abashyitsi n'aba ngaba, bashobore kujya mu mirimo isanzwe, bashobore no kuzajya ku kazi cyangwa se ejo bundi, twagomba kumuha uburenganzira nk'ababyeyi. Kandi impamvu tubazanira n'inkunga ni ukugira ngo Diane atubyukira mu gitondo afite akabahasha, ayoboza aho amabutike ari, ayoboza ki, aho isoko riri, abanza amenyere aho atuye.
uzi ko ibibazo umuntu utindagira n'aha mutanaziranye ni ibibazo bikomeye bijyanye n'ibyo kugira ngo uba wanga kugira ngo wazimenyere ubaho gatatuyemo amenye umuntu usohotse hariya amwitegereze ejo n'agahura ati mwaramutse mwiriwe noneho nawe akurikire amenye isoko riraha amabutike araha aha haba iki mu gihe byashize batari basarura ibyabo ariko noneho amenye isoko riri yijyanye atagiye yose murakoze namwe bageni mugire urugo rwiza urugo ruhire urugo ruteyemo amata n'ubuki murakoze turabashimira kuko mwifuje ko tujya kubereka aho urugo rwa Kabarira na Mugeni ruri turabibemerera akaba ari nayo mpamvu byabaye ngombwa ko tugera hano mu rugo rwabo kandi igihe mwahaguruka bashyikiriza ubutumwa bw'umubyeyi batuzaniye umugeni murakoze nishimiye iki gikorwa cyiza mwagize cyo kubonera inkunga none rero mu magambo makeya nkaba mbashimira murakoze oya mbere wahagurukaga wenyine none ubu urimo urahagurukana na madamu haleluya madamu turashaka kumva akazi kawe nubwo watubwira ngo ukomeze munywe waba dufite isuku Niwe neza shimye buri wese yerekeje ijambo bije kugera saa yine harimo abakecuru harimo abasaza bihanganye gusa sinawe icyo babwira Imana y'umwijuru bahumurije nubwo ijambo ryiza avuze burije bigeze saa yine ubwo nyiramatwi yumva bike binda byirebera burije ugeze saa yine umwanya ntabwo icyubahiro bale mwanya n'umwanya nanjye ndamushimira kuri Imana yakoze n'ubu igikomeza kudukorera ikomeye rero ndashima Imana cyane namwe mbashimira imirimo myiza yakoze namwe mwese mwabashije kudushyigikira Imana y'umugisha murambabarira nifuzaga kugira icyo nibwirira abageni bacu ndi kumwe na Kanda Aswata